ndashimira cyane Papas Rwanda, umuryango watekereje iki gikorwa. Ni ibintu bigomba gukomeza. Papas Rwanda nabashimira kuri initiative bafashe yo kugira ngo akore kino gikorwa, kubera ko ni igikorwa gituma buri munyarwanda wese yumva ko hari icyo agomba gukora. Aho muri Papas Rwanda mukomeze mugire intego, mugire gutekereza neza, ariko mubyigishe n'abandi kandi mukwira ahantu hose bijye gutekereza. Abantu rero ba Papas batekereje iki gikorwa, ndabashima, ni intore. Ngakangurira abanyarwanda bose kwitabira iyi gahunda, kuyumva no kwifasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ishobore kugera kuri benshi bashoboka. On my way to living a purposeful life, I got addicted. My life was no longer mine. Instead of success awaiting me, death was. But thank God I recovered, and I'm on my sobriety and transformation journey. There are many of us you can help to be found and helped. Twiyemeje kubaka u Rwanda rw'intego ruzi ibiyobyabwenge. Jye nawe dufatanyije twabigeraho. Kugana inzira ikwiriye hakiri kare ni urukingo ruturinda byakadusitaje ejo. Ibiyobyabwenge bitera uburwayi bwo mu mutwe. Jye nawe twabera urumuri tukanafasha uwabaswe n'ibiyobyabwenge kongera kubaho neza. Munyarwanda, munyarwandakazi, umusanzu wawe wadufasha kubaka u Rwanda rw'intego kandi ruzira ibiyobyabwenge. Dufashanye twe kongera kwicwa n'ibiyobyabwenge. Dufashanye twe kongera kwicwa n'ubukene. Twizeye ko tuzabigeraho. Twizeye ko tuzubaka u Rwanda twifuza rutarangwamo ibiyobyabwenge n'ubukene. Turizera ko tutazongera kurizwa no kunanizwa n'ibiyobyabwenge. Turizeye. We declare a war on addictions and poverty. I won't stand and watch as my sister, My brother, Friend, a parent, or even a neighbor. struggle with an addiction. Wherever we hear of addictions, we will fight them. Village to village, school to school, person to person. community to community. We won't stand and watch as poverty takes hold of us again. We won't. One life matters. Save it. and transform it. Thank you and God bless you.